Nitwa Nikomeza Angelique, nkaba nturuka mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Rusenge, akagari ka Rusenge, umudugudu wa Kavumu. Nkaba afite umugabo n'abana. Abana ni abana 4. Ni uguhingira amafaranga, ugahingira igihumbi, ukabona ibyo kurya n'ibitunga abana mu muryango wawe. Aha musanze ku bitaro bya Shahashibe ni umwana imodoka yagonze wanjye. Makuru twari tugiye gusenga saa 12 za mu gitondo, baduhamagara baduhuruza dusanga umwana imodoka yamugonze. Baramugonze igice cyo hasi cyose, yego amaguru ni mazima, oya kuguru kumwe si kuzima. Igice cya hano nacyo yaravunitse, harimo igufwa nyine ryavunitse. Ubwo rero umwana twaramufashe turi kumwe n'iyo modoka ihita idujyana kwa muganga. Yamugongeye mu mudugudu wa Kavumu, sengera mu idini rya Anglikani. Ubwo nibwo twakomeje tugenda tugera ku Kabutare, duhita duterera kuri Shahashibe. Umwana rero baramuvura ariko na n'ubu ameze nabi nta kigenda. Twarahageze baramwakira baramuvuza, nyuma nza no kuza kubura amafaranga, byari bigiye no guhagarara kumuvura. Umwana wanjye arwariye Shahashibe kuva ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 kubera ko yakoze impanuka. Umuryango wa ADEP ikintu ngushimira nuko bafashije bakaba bari kumvurira umwana, kandi byari bigiye guhagarara. Kurya biragoye, turabwirirwa, akabigimbura n'amafaranga yo guhahira umwana icyo bantumye. Iyo ntaza guhura nabo ubu ngubu mba narice cyane naranasaze. Icyo nabwira abandi nuko bagana uyu muryango nabo ukabafasha. Nubwo ADEP yafashije kubona imiti, ariko hari n'ubundi bufasha banyunganiraho, nk'ubwo kubona ibyo guha umwana. Hari ibyo ntabona kuko bihenze, ntabufite ubushobozi bwo kubibona, ariko babinyunganiyeho nabwo byaba binkoreye. Kurya turya rimwe nabwo bigoye kubera dutuye kure muri Nyaruguru, ntitubona utugeraho, biragoye, ariko nabwo tubonye ubwo bufasha byatwunganira. Murakoze cyane. Nk'uko mukurikiye ubuhamya bw'uyu mubyeyi uyisabye Rusi, ni umwana we w'imyaka 10. Uwo mwana arwariye mu nzu y'indembe mu bitaro bya Kaminuza i Butare guhera ku ziriya tariki 13. Ni umwana urembye urimo ahumekeshwa n'imashini. Nkatwe nka ADEP rero muri bwa bufasha turimo dufasha butandukanye twamugezeho, dukurikirana amakuru y'uburwayi bw'umwana we ndetse n'uburyo byari bigoye kubona ubufasha. Tugira ibyo tuganira n'ibitaro. Ibitaro rero byaratwemereye, twemera kugira nayo twubufasha bwo twatanga binyuze mu biganiro twagiranye, ariko nk'uko abivuze ntabwo ibintu byose bihita bibonekera rimwe. Harimo ibyo agikeneye atarabona, imibereho ye ndetse n'umwana. Yewe ngira ngo twaze tuganaganira n'abaganga bari kumukurikirana n'ubundi ku bijyanye no kumurinda imirire mibi wa mwana. Birasaba ko hari imiti yunganira ibiryo bandika ibihenze igurirwa i Kigali, ndetse rimwe na rimwe akaba niyo batekereza ko bajya batuma za Faisal. Iyo miti ibihenze rero ni ibintu adashoboye n'ubushobozi bwe, biba bisaba ko by'ukuri abafite umutima wo gufasha bamufasha. Abashaka kumufasha nta telefone afite, bajya batunyuraho tukamubagezaho. Abashaka kumusanga ku bitaro bagenda bakareba abaganga bari mu nzu y'indembe, ari ku gitanda cya mbere. Uwo mwana bakajya bamubagezaho, ariko babanje guca ku baganga, abaganga bakamuhuza na mama wabo, kuko gusura umurwayi kwa muganga mu bitaro cyane cyane abarwayi b'indembe bigira amabwiriza. Ntabwo ari ukugenda wiyuhije utanyuze ku murwaza uzwi, ntabwo bakugeza ku murwayi, kuko hashobora no kuzamo n'abakugirira nabi wa murwayi. Bivuga ngo kusura umurwayi ni ukubisabira uburenganzira, ariko kumusura bamusura biremewe nta kibazo. Nuko rero nari ndimo ngira ngo nsobanure neza ibyo yavugaga. Gufasha kwacu ntabwo bishingira ku kintu icyo ari cyo cyose,
bishingira ko tubonye uko uwo muntu ababaye, natwe tukareba icyo dushoboye tukagikora. N'undi uwo ari we wese rero ufite umutima wo gufasha yaza tugafatanya tugafasha abantu bababaye, kuko uyu munsi nibo, ejo natwe ntituzi abandi bazadufasha. Imana inaribaho umugisha. Uburyo bwo gufasha uyu mubyeyi banyuze kuri ADP, nabinyuza kuri telefone yanjye, abantu bakajya bambaza nkabayobora. Tureke kubinyuza mu nzira za CHAP muri rusange, kuko ntabwo ari ubufasha bujya kunyura muri konte yacu gusa, ahubwo bwaba ari umwihariko nyine wo gufasha uwo murwayi. Nimero yanjye rero ntabwo ari ukunyuzaho amafaranga, ahubwo ni ukubayobora, uwayanyuzaho n'uwo twaba twabivuganye. Ni 078 312 4 6 iyo ni nimero yanjye, ni nanjye muyobozi wa ADP n'umushinga CHAPS. Ubwo rero ari uyu mwihariko w'uyu mubyeyi, ni washaka kumufasha akaba akeneye ko muyobora, yaza tukamuyobora, tukanamuhuza n'abaganga bari bumwakire. Waba afite inkunga ashaka kumugezaho kubera ikibazo cyo kuba adafite telefone, bisaba ko anyura ku bandi barwaza kugira ngo twirinde ako kajagari. N'ubundi umuntu yajya abanza akanyuraho akambaza, tukamuhuza n'umuganga uri hafi y'umurwayi kugira ngo iyo nkunga bariho ibasha kunyura. Nanjye birashoboka ko naba ntari hafi y'aho uwo murwayi ari, ariko igihe cyose abaganga bari hafi y'umurwayi ngiye kubamenya biranyorohera, najya muhuza n'umuganga uri hafi y'umurwayi uwo munsi, hanyuma ya nkunga bakayinyuzaho, inkunga bakayigeza kuri wa murwaza. Numva ibyo byaba bihagije. Hanyuma umurwayi wararembye nyine ari muri koma, ibindi Imana buriya niyo yo kumufasha. Ibyo dukora tubikora nk'abantu, ariko Imana niyo ifite umwanzuro wa nyuma ku bantu bayo. Imana nibaho umugisha.